nuko tuzana umugore w'ishitani nguyu. None si umugore wanje gusa. Kenyera. Hasoni. Nakubwiye makuru atagaho ukinishaga. Tegera y'umuhungu. Kuza kunikikira mu Rwanda nta misomo ufite. Ujyane gucugusha byishimo. Ibyo birakureba? Birakureba? Ayo magambo ntari kubigisha mu rugo rwanje nta misomo ufite. Urugo rwanje ntagomba kuruyobora. Ngomba kuguyoborera. Uri kunyumva? Nta no gushinze kunyubakira. Ibi bintu ngoro zabyicura. None ya abantu bagomba gusohoka bakayivamo sibyo? Wowe bagenda bamukiganira iyo ngiyo ndimuze kunzura reba amezi 3 gose gari gashize kandi nguri muri muna wanje ukagenda ukibereye ngende uze kunzura bravo biterwa n'iki koko byishimo si uko kwanga ntabwo ari uko kwanga ahubwo kera wari ufite urukundo none si njyewe nigeze ngwanga nuko isi yica itavuga siwajajira bashapu uko Kareka kwa ukuma nawe bitukuye kubirata. Oya ndeka guca ile misitiri. Guca niho numvaga meze neza. None se wajaje wakazamura hejuru arishaganye. Havariko ndekera sitiri. Umfarera ubwo icyanzanye hano. Naje ngo nguhindure ubuzima. None nabaye iki? Ubwo naje ngo nguhindure ubuzima umere nguko waromeze mbere. Sinzi wowe nimba ubyibuka. Yewe none se ngubu ndandukaniye he na kera haho bitandukanye henshi cyane reba nguko ndusigaye umeze none nabaye iki wabaye ikisa nabwo ndatuko ndakindu cyakubaye kera wavugaga ijambo mu bandi wampara neza ubwo kajajuranye ahandi bakavuga ngo byishima agiye akari wowe bari kuvuga ngo zagufataga n'umwana ariko nubo baravuga se none yakunda uhora umeze wakantu ninde kugejeje mu rugo rwanje ndago umugore usuzugura urahanga witaka akantu niho wangegerakaza ndi ngegerakaza nje nakurata nabatari wewe ni wampangaye katwe wewe umva rero wakantu tujira amenyera tujira kura kunyurira uri kunyumva akantu niho wa mugore okay sawa nje nakurata ndabapangaraga nanje kavonda wapangaraga niko tuzana umugore w'ishitani nguyu none si umugore wanje gusa kenyera Hasoni nakubwiye makuru atagaho ukinishaga tegera y'umuhungu kuza kunikikira mu Rwanda nta misomo ufite ujyane gucugusha byishimo ibyo birakureba ayo magambo ntari kubigisha mu rugo rwanje nta misomo ufite urugo rwanje ntagomba kuruyobora ngomba kuguyoborera uri kunyumva nta no gushinze kunyubakira ibi bintu ngoro zabyicura siko kwanga kubiza kumungu utwo dutoki hari ibyo uraza kumbona ibyo ngukore nimirabyo inguwa ntabwo zarizaza nta misomo ufite ko kari kureba ngisambaza atorishosh wavanira tumaranyica nta misomo urukundo base w'abantu hari nabatari ndabwo tuzakizanye njyewe nibeshe kuri nimero nta misomo ko citumbitse guca hano ngaho ari indiyo uko gisa si kavuyo soro kuza kuntera mu rugo rwanje ariko nta jisho nzari kuramo n'ubwo mbura ndabivuga ukangira umusazi uri kunyumva ogisagura kujya gukora akazi yakora akazi ngo zirigendeshwa ng'imbuzi gishaguruka ndashika ubona ufite amaguru ogisa umva rero yakurinze urabizi twamaze kugurisha amazu cyane muri dore twamaze kuyagurisha bashiki babimenye none kuba ico babimenye kushikira bamenye cyane babimenye sinzi ko babimenye umva bura nanje najijiwe ubwo ikintu nshaka kunkorera ni gufata amafaranga twagurishije aya mazu ukayandikira mabuje uretse gato hari akantu kagumye kumpagama mu jisho ariko kwere ko komeza kunzana iyo myabagiro igihe cyose kwere kwifata ngikiboroga ntasoni igihe cyose ni ukuri ko Imana nzanga gusaba n'ufasha
ubwo akantu gato bikunanire ako nabyo mu gihe cyose ndi muri business y'amafaranga ndagira ubwo gihe ndishira bunsana uzarundi kabwo kuko wanditse hani sono ufite nta kibazo ngakomeza usona ringeze ndacyayibuka ikintu cyo kuderanja gusa oya wari umaze kumbwira kugiye kumbitsa amafaranga nyine ye ngaho mbwira ngiye kuyakubitsa dusibanga mu bimenyetso tibazamenye aho bija naho bigana yego ubwibanga ni jyabangaye ni jyabarindi ni haza mu gatatu nyine yinjemo gatatu wagiye kubyica njewe kabone ko niyo zamfata bakancurika kagarura nayo nonse ngira uruhinja aya mafaranga ntasigira agaragara oya ntabwo byashoboka niyo nyawe bagucurika bakagutereka muri ya mafuta yayandi ari kubi ariko yatuye aya mafaranga utazigera uyagaragaza uri kunyumva ndakumva mabuje ubwo rero gahunda nije nose ugiye kuba mu makashi oya ndagwa kuri telefone niko nyafite umva nkubwire ngiye mabuje ngiye kuyakoherereza niweze kuri ya nimero nkunda gukoresha urukohereza amafaranga nibyo ndi gukora tonze nyaguhe yego na 22 ako biransa kugira ngo mbitenye transfer ngishira kuri konti yaje ariko uko yatransfer ibiki none gutinya iki ariko nibyo ko yakuri ibintu ariko si muri unzana ibintu by'ibyabango ibintu by'ikorana buhanga wa mugani komeza nta kibazo reba ko message yakugeza message kuyibona miliyoni ingahe miliyoni 80 okay naniyo umva rero uzigera uvuga ko amafaranga ari wowe yabitse ko mabuje bigaruye koko ndega ndi umuntu w'umugabo sinije waje kwikata igihanga okay sawa mbese ko umva rero yakurinze ayo mafaranga karamuka kuburiyeho cyangwa nzina kuburi manganya nje nari mbwa mbisi ndari wafuzananiye kunyumva mabuje biki sidiru nkina naguhekenya ndi muzima ako mabuje ubaga umugore naguhekenya ndi muzima nawe guca uri mu buzima ntacyo byo tubyihorere ndabizi ko igihe cyose uhuru nibiki nakuca noneho rero ntacyo sibyo wambitse mu bwo ndabyumva ariko none we kangusabe none igihembo cyanjye va kuntu rikimara amafaranga bitse wowe nguhe n'igihembo nibyo koko nese nzaza kuyafata igihembo cya mbere kukigusigira aje gutekereza nk'abantu bakuru baje bajya kuri umugabo ikamwereke kuri konsimu uzi ko diri twakinaga dojera ndunguru toke ntabwo nzongera misiyo twa turiho ni yamazo yakemutse n'amafaranga yego nshimye ko yambikije ariko umenye ko umbikije isi n'ijuru ku mutwe nabyo ugomba kubinyishurira kubikwishyurira none mbese kuri telefone hari icyo ari kunyaga ikintu cya mbere mbitse ibanga mu mutima ikindi mbitse ikintu umuzigo isakusanjura kuzira urumva kibaye urubanza rukomeye ndabyumva nanjye ndi umuntu mukuru wo gutekereza yego kanubwa rero n'ikindi yego niba zaje baraguhamagara mu rubanza ujura z'ugutunara ngishimbo bya nyabutunara genda nta n'ikindi nsigaje kukubwira narangije reka ibyo tube tubivuyeho tugere kuri za ngingo duheruka kuganiraho ubwo duherukana kuvugana wambwiraga ko hari amazu ugiye kugura sinzi niba byaba byaraciyemo cyangwa se byarafeyirinze dore abantu banarabeshaga bagahinduka sinzi ukuntu byaba bimeze wambwira byarangije bundi umunsi w'ejo bundi uko wanyereje niko nanjye nahise nyabaha
wasanze si amafaranga baducaga miliyoni zingana kuri ya 80 ziyakwiye ayo mazu? Zirakwiye cyane cyane rwose. Nese wabonye hari umuntu yakorera imishinga zigakunda? Nose kuba mwari ku muhanda, hari inzu iri ku muhanda, hari n'inyuma. Iri ku muhanda wayikorera amakantu kagenda neza. Okay. Ubwo ariko ba nyirayo bavuye? Oya, mbese ubundi bari kuzavamo umunsi w'ejo. Ejo hazaza hashize? Ejo hashize. Bivuze ko bavuyemo? Ubwo uraza kundembeza rero uje kuhanyereka? Nta kibazo. Numva nta kibazo. Uraje kundembeza mu kanya wanyereke turebe ko biri guhura neza. Ariko sheri, nubwo nyine no kumaza ngukwiye gutembereza kwa mazu, arakana nashaka kukubaza. Nanze kukubariza kuri phone. Akahise kambire numve. Nose nakuntu wasezera akazi. Basi kamafaranga tumaze kugira menshi. Urabona nta mwana turajya. Uzana abakozi bagahita bigenga. Ubwo nyine urukumva yuko ntabiturongo cyane. Hagata ufite ikihe kibazo? Ufite ikibazo cy'umwana, ufite ikibazo cy'akazi na n'ubu sindi kumva icyo ushaka kumbwira. Ngiye mani kukubwira ko mama nifite irungu. Umbu ndi kure pe. Ubwo uyisugira irungu urahaze se? Urabona akazi niko kaduha byose. Uzi upfa kubona akazi kaguhemba amafaranga angana kuriya, wagakura nayo mazu turi kuvuga ngo twaguze niyo wayakodesha ko akazi ka miliyoni 2 ku kwezi wagakura ahubwo mbese ndago abari ukuvuga ngo nuko kuja kure cyangwa se ngo mfite ahandi ngatira ndaho nakatira ngo ufite ntimumaraga irungu. Urabizi ni wowe umara irungu. Urumva ndugira nta kintu ugomba kugira ikibazo ngo unyibazeho cyane. Iby'akazi no kuba kure yawe si ukuvuga ko mba ndagutekereza kuko ni wowe mugore wanjye ndagukunda. Sheri nanjye ntabwo ari njye pe, ubyumve ngo kuri kandi. Dore iyi karitsiye duteye munsi nziza, abagabo muri iyi karitsiye kubera uba utarimo baramenyera. Abagabo kandi? Ngo pe, dore ngeje ubundi nka saa 4 za nijoro nagiye kumva numva umuntu arakomanze, ngiye gufungura nsanga ni umugabo. Ubwo nyine nakuri ari domita nongera nafunga nyine ntiryamye, ariko umenye ko nanjye sima ndunganye. Uwo mugabo se ubwo yaraza ngo niki yakubwiye ko aje gukora iki? Ngo nyine kaje kurara. Ihe iwanje ndahari. Sigurugumo byagiye nyine gusa ibyo bikunda kubaho. Numva ari abantu bahita batekereza ibintu akumva ko niba ndi kure yawe akumva ko yaza kwifata uko yiboneye mu rugo rwanje. Ariko bose humura, sinzi namanje nakubwira bya bintu by'amafaranga ugira ngo wenda nukutakwizera uye. Ndakwizera 100%. Ahubwo nuko ari ibintu by'abakomisiyoneri usanga bari ibintu byo kuzirika bazirika amafaranga ugasanga ukagira ngo bishyuye 80 bishyuye nka 50 ugasanga amafaranga agayonze mu buryo nawe utazi bakagajana guca. Ahubwo ikibazo cy'umwana cyo ni ukugira tukareba uko twacitaho, kubera ko n'ubundi numva mfite akaruhuko k'ibyumweru nka 2 ni ukureba uko twacitaho, si byose? Nta kibazo. Ukareba ko nawe wakongera kwishima, sibyo? Ese sheri, umwana icyo gisubizo cy'uko waba uhari? Numva impamvu we nawe wakurira bagusuzugura baba bakibonera akanya gatoya kandi bakirengagiza kukuze. Ariko sinzi n'ibyo zibabisiga nk'uko urabona ariko hakundi
n'umusore wabambwa ntibabuzwa n'iki kumwe ufite se babuzwa ni ahubwo nyine umwana aho ndari agomba kumvugira ahubwo tubanze twaje kureba izo mitungo zindi twungutse tutari twibagirwa ubundi tuze dukurikirane iby'umwana umva rero Fazo, ibintu byabaye rudubi byagenze ute se noneho ndari bya bindi byo kuja ndaza ukanyura hano hirya no hino, noneho aka kanya ambara imyenda y'akazi uhamagara abazimu bawe. wa mugore ushagira ikinyabupfura bara ntabwo ari abazimu bara ni abakuru nimba ari abakuru nimba ari iki ambara imyenda y'akazi ubahamagare kuko abo kwa dishimo bose bateranye bamenye ko nagurishije amazu. nusimbere kugira bagurishe ntabwo wagiye inama na byishimo ariko nawe uzi ko cyamwe ngayikuye mu mutwe dishimo nari kujya kumugisha nawe kunyaga imitungo ye. muraga ndakubwira ibintu byawe byo kujenga no gukora ibintu uhubutse ubwo uzi ukangisha inama rego no kukubwira uburyo ari amazu wayagurisha neza ibintu byawe byo kugenda urubuga none se nabikubwiyeho wambye ibyo guhindura byishimo idebire wigeze umbwira iby'amazu iyo ubimbwira ntabwo nari kuguhereza umuti ku buryo nabyo wabikora ntibigere babimenye ko banza umfataga nk'icampagara ndakugufata nk'icampagara ejo bundi twicaranye aha ngaha ntabwo nabikubwiyeho gusa tuvuge ngo nari nanyweye wari waje gukoreta gusa wambe nibyo wari witaye gusa nta kindi. oya pe ibyo mubwira ni ukuri niba binashoboka ukaba uzi neza ko batari bagera kure umbwire ngo ushakire umuti. none se waho wabikora ubwo wabikora ntumbwire ntibikishira mu magambo ukabishyira mu bikorwa ubwo nibamara kuzara kandi ari wanjye niwe nubwo bikunezeje. ikindi kigeretseho dore mukoreraga diri nyinshi waje no kumbukananiza mbere ikintu kibabaje nuko mara no kugukorera umuti waje no kumbukananiza nuko se ndakunaniza agasinguye noneho nzagenda guha neza ariko byishimo barayadibaze mu kuri. oya wirira mbabarira ndurire haguruka ahubwo tuje ku gicumbi c'abakuru mu rugendo nyine ngira ngo tugende twagiye. wowe utakwizera buriya yakwizera ndera ube warashishoje neza nta kibazo sibyo Dishi uzi makurata ajagarazana abagabo muri uru rugo yagurishije ino nzu niyo ku muhanda usiremo yamukurishije cyane hashize nk'iminsi 5 karibu mwicara ko ndabazi murabazi. okay ushobora kuba utatumenye ariko umugore ba nyir'urugo bashobora kuba bamuzi. ba nyir'urugo ba nyir'urugo ni bande atari nje sheri reka mubwire ubundi baje kunsinyira yambaye neza ari umuntu w'umugabo pe ngo sinzi ukuntu byagenze. gusenye ibiki nasenye ibiki ese mwaje umeze uco turi kuja he uyu niwe nyir'urugo ninje nyir'urugo kuri kubona sifashe nk'ikidebire uyu buriya idebire ni basaza banje kutere kumenyera mw'urugo buriya ega ubundi uko wakwitwara kose ni ukuvuga ngo niba waragurishije uba wararangije kugurisha. ndi kugurisha ibiki sinjuruza karoti sinjuruzi nagurishije ibiki njyewe agurisha amazi njyewe yego yande amazu yawe arayangurishije ntabwo nigeze ngugurisha nuzi tuvuge ko wagiye gusenyera ibintu utazi mwaje muragabanya ubutekamo njyewe narasenye buriya uraje aho ngaho wigeze ikidebire aho ngaho umugore wamuhishe rushaka kundeka imitwe
nta n'isoni ye abatekamutwe baragura ariko sinakubwiye ibintu by'abatekamutwe ngo ukambira ngo warashishoje ntunsenyere waje kunzi yazwe zico waje muzucu ndikugusenyere oya waje uri umugabo muzima ariko ubundi ubona ndi iwabo aho saizi ni iwanje umva iyo muga niba uri n'umugabo simbizi ndikubona wifashe ng'ico ndazi sinzi nawe uri ico ndazi ni ukuvuga ko twubahane iyi nzu narayiguze tukujana ugigura nani umugore wawe ndetse nawe warasinye yewe haba niyo ku muhanda ndiwemerewe kuyimukamo nayo narayiguze bivuze amasezerano uko kari kameze wagombaga kuvamo ejo hashize none wiyobeje umunsi ufite ikibazo mu mutwe cyangwa gute waba utibuka ko wagurishije ibyawe ibyo wakigira byose wakigira injebe wakigira ikigoryi wakiyibagiza byose ukayambika guco ntacyo bimbwiye icy'ingenzi ni uko usohoka mu nzu birakureba uko waje umeze uco naguze nawe umeze uco ibyo ni ibikureba agomba gusohoka byanga bikunda agomba kuva mu nzu kuko ni